urugo rwa Yamana rumaze amezi abiri koko amezi abiri kandi uwo mugore wa Yamana amaze gukuramo inda ebyiri niko bita Yamana yavuze reka ibintu sinzi niba muri bubyumve namwe nk'abanyarwanda ariko murabyumva kuko ntago ari scam kabisa. Iwacu Media TV. Yes, reka nongere ngusuhuze kandi nkwifurize ikaze hano kuri Iwacu Media TV. Nk'ibisanzwe ni the lives, the show, the talent, the love. This is Iwacu Media TV. Tugarutse muri cya gice cya Iwacu Talent Show. Dufite umusani ni Paul Comedy wagwa bro. Ibintu ni fresh, ibintu ni sawa cyane. Ahangaha ni kuri Iwacu Media TV. Mwibutse ngo ukande subscribe, like ndetse na commentaire kugira ngo tujye tubana kuri video zacu za buri munsi. Ebana ako kantu niko kanjye. Dufite iki se bro? Amakuru mfite ni n'ay'incamugongo, amakuru mfite arakaze cyane arenze cyane. Ibintu mbikubwira sinzi niba uri bubyemere n'inkubwira ko icyamare tuzi nka Yamana cyaba cyashashwanye n'umugore we muri no minsi. Niyo nkuru iri kuvuga ku mbuga nkoranyambaga. Duhereze twumve. Rero ngo ita Yamana ukuntu byagenze Yamana ibintu mbikubwire koko ariko wenda bizi nibikubwira sinzi niba uri bubyemere. Ibintu babyumva bibwira abanyarwanda badukurikiye. N'abanyarwanda barimo barabyumva amoza ibyo bintu byihorere rwose kuko iyi ni inkuru ibabaje kandi iteye agahinda. Urugo rwa Yamana rumaze amezi abiri koko amezi abiri kandi uwo mugore wa Yamana amaze gukuramo inda ebyiri niko bita Yamana yavuze reka ibintu sinzi niba muri bubyumve namwe nk'abanyarwanda ariko murabyumva kuko ntago ari scam kabisa kuko uwo bita Yamana nawe rero hari utuntu ndabizi hari video mwabonye ko bita Yamana yigeze kuba yakora ngo yarimo yinanura mwarayibonye ya video video mwarayibonye mwebwe kwinanura ngo yarimo yinanura hari ukuntu yinanuye ariko Yamana Yamana afite utuntu bita udutekinoloji Yamana rwose njyewe byaranshanse sinzi nyine uburyo ngiye tugiye kuvuga twamara n'amasaha abiri ariko ngewe nyine mukanda subscribe ngewe ndahita mbibazanira neza mubwira uburyo ki nabarabaye Irene rwose ino video mwisharinga uwo bita Irene Yamana rwose mumubwira ati uwo bita ni Paul Comedy yabashije ko yavuga ko bita Yamana ibya Yamana byose yabishyize hanze. Rero niba nakubwiye ngo nibikubwira sinzi niba uri bubyemere. None se kubijyanye n'ifungurwa rye numvishe ngo n'umugore we yamuhaye imbabazi umugore bagiye kongera kubana se kareka nazi ko n'umugore we ndetse n'icyaha kimwe mu byaha birindwi yaregwaga cyavuye kareka ubita Yamana yavuze ati reka ntabwo byakongera gukunda kuko Yamana ntabwo yabyemera. Yenda nyine abafana nabo barasubiza muri commentaire bavuga ati Yamana biragenda gutya na gutya ariko Yamana ngo uturado technology nyine twarancanze nyine nawe ariko nakubonye yagufitiye kare tuza gutuka ubu turi kuri Iwacu Media TV kandi abanyarwanda tugomba kubahereza inkuru ziri update ariko abanyarwanda nyine bashobora hari ukuntu bashobora kwinjira muri groupe nyine bakaza bakabatujeninga none tukabibabwira neza muri groupe kuko tugiye kubivuga ubu ngubu bashobora kuturya ama strike cyangwa ama copyright. None se buri kantu na buri nguni rero bagiga copyright ese buri kantu ntabwo bajya babaga copyright. Ibintu byo babishyira ku rundi rusange. Ndashimira cyane abanyarwanda barimo baratureba nibakande subscribe njye ndagezaho video nziza kandi zimeze neza kuko narababwiye ngo ibi bintu njye nibagira sinzi ko muri bubyemere ariko Yamana ararenze none urabonye afite Yamana urakaze kabisa waboy none umusamarayi Imana yagiye kuyikomereza imageragere singo kuko ariko baramufunguye sinabwo mugomba kumufungura baramufungura kandi mu byaha birindwi ariko havuyemo kimwe n'ikindi umugore wababariye akigagwa 5 arezi ko byose ahubwo barimo bari bamufunguye yaho ngo Yamana ari mageragere rwose ngo ari kwiga imyuga ari kumwe na Dodo Mweto imbere cyane agasura ahubwo wowe ibintu byose uri kuvuga ntabwo bizi buriya Yamana ndi kubona murangira
ari buze kumukatira. aramukatira ariko ngewe umugore umenya umuyobozi umugore wa Yamana njye nahita mutwara ndahita mutwara wese iracenje ko turayifite. ese ngo ushaka kuba umugore wa Yamana atamutwara kare njye namutwara ahubwo we Mana umuyobozi we urebe ko namutwara. ako kantu ni kabi. ntanamutwara ariko ntabwo byabirenze. ako kantu ni kabi. Yamana uriya mugore ni wewe. yavuze ko uriya mugore Yamana tuzongera kubana nawe ngo reka ntabwo azongera ngo yakwemera akamakatira n'imyaka atarana. kandi yavuye ubugenzacyaha ko icyaha cyo kumukubita no gukomeretsa kimubabariye byabaga ari ukubera ibiyobyabwenge bigeze ku 166 Yamana yakoreshaga kandi umubano wabo ugera ukamera neza. ese Yamana ngo ibiyobyabwenge kandi nawe ubwe yabyivugiye ko yari n'idemo Bugese. yabinyweye Bugesera. Yamana we waba kugumishije aha ngaha imageragere niba ari ibyo. Yamana umubyaha ari kurebwa urabizi ubundi si 7 ni ibyaha 7 harimo iki n'iki icy'ubusambanyi harimo ubusambanyi harimo gukubita no gukomeretsa gufungirana umuntu bitewe n'ibyo bari bavuze ngo yakonje umugore we yaramugongesheje igare yitobo yaramuka mbese yaba wabaye isagira imodoka kare ka Yamana nta modoka agira mbese sibye nawe arayifite kare ka Yamana nta modoka afite Mana nzi ko ayifite. cyangwa nyine ubwo Mana murakoze cyane nyine ni Paul Comedy nyine mu nsacinge ahangaha turi kuri Iwacu Media TV. Yes, bantu mwari mudukurikiye mukomeze mukande kuri subscribe mutaninge notification on kugira ngo ibiganiro nk'ibi ngibi by'ubwenge bijye bibageraho. Twari kumwe na Paul muri Iwacu Talent Show. Ibiganiro nakagaruka. Ciao.